Tugiye guhera ku buryo basaba umukono gitoronika. Mbere na mbere, umukono gitoronika uba ugizwe n'izina hamwe n'ijambo ry'ibanga. Ibi bikaba byifashishwa mu kwinjira muri sisiteme yo kwandikisha ubucuruzi ku murongo wa interineti. Gusaba umukono gitoronika kandi bisaba kuba ufite imeyili ariyo aderesi gitoronika ikora, kuko ari nayo bakohererezaho izina n'ijambo ry'ibanga by'umukono gitoronika. Turakanda kuri iri huza ryanditseho request for e-signature, bisobanuye gusaba umukono gitoronika. Iyo ukanze iryo huza hahita hafunguka paji yo kuzuzaho umwirondoro wawe kugira ngo uhabwe umukono gitoronika. Paji yo kuzuza umwirondoro iba igizwe n'ifishi yo kuzuzamo umwirondoro wawe. Iyi fishi igomba kuzuzwa neza, cyane hitabwaho amagambo afite akanyenyeri imbere yayo. Aya biba ari ngombwa kuyuzuza. Kwimuka akazi ujya mu kandi, ushobora kugenda ukanda buto ya tab kuri mwandikisho cyangwa ukoresheje mwerekana ukajya wimura inyobora mu kazu kamwe ujya mu kandi. Mu kazu kabanza ahanditse ID document niho huzuzwa ubwoko bw'icyangombwa kikuranga uza gukoresha. Hano ndahitamo ID card, bisobanuye irangamuntu kuko ariyo ndi bukoreshe. Igihe waba ufite passport wahitamo ahanditse passport. Mu kazu gakurikiraho ntacyo wuzuzamo haraba handitsemo Rwanda. Naho akazu gakurikira ahanditse ID document number, bisobanuye nimero y'irangamuntu yawe, uruzuzamo nimero nyine iri ku ndangamuntu yawe. Akazu gakurikiraho nako ni ukuzuzamo izina ryawe rya mbere. Nurangiza ujye mu kazu gakurikiraho aho wuzuzamo izina ryawe rya kabiri. Naho mu kazu gakurikira ni ukuzuza nimero ya telefone ukoresha. Akazu gakurikira uruzuza email yawe. Ndabibutsa ko hano email igomba kuba ikora neza, kuko ariho bakohererezaho ubutumwa bw'izina n'ijambo ry'ibanga by'umukono gitoronika. Igice gikurikiyeho nacyo ni icyo kuzuzamo umwirondoro w'aho ubarizwa. Ahabanza ntacyo wirirwa wuzuzamo, u Rwanda ruba rurimo. Mu kazu gakurikira urakanda kuri iyi meni y'ifunguka cy'ijyepfo maze uhitemo intara ubarizwamo. Ahakurikira urahitamo akarere ubarizwamo, ahandi umurenge. Naho aha hakurikira wuzuzamo akagari. Mu kazu gakurikira naho ukuzuzamo izina ry'umuhanda w'aho ubarizwa igihe rihari cyangwa igihe urizi. Mu kazu gakurikira naho kuzuza agasanduku k'amabaruwa igihe ugafite. Igice gikurikiraho noneho niho twuzuzamo ibyangombwa bituranga. Hano tukaba tuza kugerekaho ibyangombwa byacu twasikanye. Tubibutse ko gusikana ari uburyo bwo gukoresha igikoresho kigezweho mu guhindura ibiri ku gitwaramakuru nk'amakarita, amafoto n'ibishushanyo, bigahindurwa mu buryo busomwa na mudasobwa. Hano turakanda kuri buto ya new kugira ngo tubashe kwinjiza ibyangombwa byacu byinjijwe muri mudasobwa. Paji ije urakanda kuri meni y'ifunguka cy'ijyepfo uhitemo ubwoko bw'icyangombwa ugiye kugerekaho. Hano urashyiraho cya cyangombwa uba wavuze mbere, wanatanze nimero yacyo. Iyo urangije guhitamo ubwoko bw'icyangombwa, noneho ukanda buto ya browse, bisobanuye gushakisha, kugira ngo ubashe kujya mu bubiko bwa mudasobwa urebe aho wabitse ibyangombwa byawe wasikanye. Iyo umaze gukanda browse haza idirishya riguha uburyo bwo gushakisha mu bubiko bwa mudasobwa, ubundi ushakishe aho biherereye.
Hano biba byiza iyo uzi aho biherereye, uzi n'izina bifite mbere y'uko ubishaka. Iyo ukibonye ugihitamo, warangiza ugakanda buto ya open, maze icyangombwa cyawe kigatangira kugerekwa ku mwirondoro wujuje mbere. Idirishya ryo gushakisha rigahita ribura. Ukaba hano ushobora kuhandika ubusobanuro bujyanye n'ibyangombwa byawe, cyangwa ukahareka ntacyo uhujuje. Iyo urangije ukanda buto ya save, bisobanuye kubika, kugira ngo wemeze ibyo umaze gukora. Iyo umaze gukanda buto ya save, bakugaruriramo ya paji yo kuzuza umwirondoro. Mu gice cy'umugereka hariho cya cyangombwa, urahita ujya kuzuza igice cy'igenzura. Hano wuzuzamo iyi mibare cyangwa inyuguti biba biri kuri iki gishushanyo cyo munsi, warangiza ugakanda mu kazu kugira ngo wemeze amabwiriza n'amategeko agenga iyi sisiteme. Iyo urangije ushobora gusubiramo ukagenda ureba ko wujuje neza ibisabwa, cyane cyane ureba ahari akamenyetso k'inyenyeri kuko ari ngombwa kuhuzuza. Warangiza ugakanda buto ya save kugira ngo wemeze amakuru watanze. Iyo ibyo wujuje nta makosa arimo, baguha paji iriho ubutumwa bukumenyesha ko uza kubona ubutumwa kuri email bujyanye n'icyemezo cyafashwe ku mukono gitoronika wasabye. Bushobora kuba ari ubukubwira ibyo ushobora kuba utujuje, nko gutanga ikikuranga gifite ikibazo, cyangwa bukaba ari ubukubiyemo umukono gitoronika uba ugizwe n'izina n'ijambo ry'ibanga. Hakaba hakurikiyeho kujya muri email mwashyizeho mwuzuza umwirondoro, mukareba ko babashubije. Igisubizo kiboneka hagati y'isaha 1 n'amasaha 3. Iyo ugeze mu bubiko bwa email yawe, ureba ubutumwa wohererejwe bufite umutwe witwa info. Warangiza ukabufungura. Imibare wohererejwe ikurikira handitse username niryo zina ry'umukono gitoronika, naho imibare ikurikira ahanditse password niryo jambo ry'ibanga. Ibi wabyandika ku gapapuro cyangwa ukabifata mu mutwe. Nibyo wifashisha buri gihe uko ufunguye sisiteme yo kwandikisha ubucuruzi ku murongo wa interineti.